Muraho neza. Uyu ni wa munsi ducishaho inkuru mpamo, inkuru y'ibyabaye, inkuru ifite inyigisho ndetse inkuru yadufasha mu buzima bwa buri munsi. Njyewe uyibagezaho ni Tessy, mukaba muyikurikira kuri Tessy Media. Niba uri mushya, ibuka kubanza gukanda kuri ako kabuto k'umutuku kanditseho subscribe. Ibuka gukanda ku kazogera kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona mu ba mbere. Dushabe na Dusime bakuze ababyeyi babo barapfuye. Bari abakobwa bakundana cyane ndetse baganira buri kimwe cyose. Aba bakobwa bari bamaze kugera mu myaka y'ubukure. Dushabe yari afite imyaka 20, naho Dusime yari afite imyaka 18. Bakuze bisanga kwa anko wabo, umugabo w'umukire, umugabo ubaha buri kimwe cyose ndetse n'urukundo rwose. Aba bakobwa bombi bigaga muri kaminuza. Dushabe yigaga mu wa 3, naho Dusime yiga mu wa 1. Nkuko nabibabwiye, bari abana bakundana cyane. Igihe babaga badafite amasomo, bafataga umwanya bagatembera, bakajya kurya isi, dore ko bari abaryoshye cyane. Bari abakobwa b'ibisubazuba, barangarirwa na buri wese. Bari bazi kwikoraho no kurya ubuzima, dore ko bari barakuriye mu muryango ukize kandi usobanutse. Anko wabo yari yarabasezeranije kubafata neza nk'uko papa wabo yabafataga. Abasezeranya ko nta kintu na kimwe azababurana, abizeza umunezero ndetse nko kubafata nk'abana be. Mu gihe cy'ibiruhuko, aba bana bahitagamo igihugu bashaka bakajya kuruhukirayo. Bari bazi kurya isi, bari bazi kuryoshya, bari bazi kugendera ubukire bafite. Igihe cyarageze Dushabe arangiza kwiga. Yize ari umuhanga ndetse arangizanya amanota menshi cyane. Haciyeho igihe gito cyane ahita abona akazi keza muri kampani nziza kandi ikomeye cyane. Uyu Dushabe nk'uko twamubonye yari umukobwa uzi kwiyitaho, umukobwa mwiza kandi umukobwa uzi ubwenge. Ntibyatinze rero, bosi w'iyo kampani akunda Dushabe cyane. Yari umusore ukiri muto, umusore mwiza, umusore ukize kandi utiyemera. Nyiri iyo kampani yitwaga Gisa yateganyije ibirori bidasanzwe, atumira abakozi bose ndetse atumiramo na Dushabe. Buri wese ntiyarazi ibyo birori icyo bigamije, ariko bitabiriye ubutumire. Dushabe aragenda yambara neza, dore ko yari azi kwiyitaho bitangaje. Mu kugera muri icyo kirori, yatunguwe no kubona ko buri wese yari azi ibyajemo. Buri wese akimukubita amaso yakomye amashyi. Dushabe ayoberwa ibibaye. Mu kwegera imbere, yasanze Gisa apfukamye, amusaba yuko yamubera umukunzi. Dushabe yambaye impeta vuba vuba, ati ndabyemeye. Ni ukuri kuba waramisemo, ni iby'agaciro kenshi. Gusa uranyihanganira, naje mu birori ntari butinde, kuko uyu munsi ni ugusura murumuna wanjye. Gisa nawe mu byishimo byinshi, urakoze kunyemerera. Naho ibyo kujya gusura murumuna wawe, rwose ninjye uri bukwitwarire. Hato utavaho unakora impanuka uri wenyine. Imodoka yawe urayisiga hano, turagenda mu yanjye. Dushabe yarabyishimiye cyane, aramusimbukira, aramuhobera. Ikirori kirangiye, bihutiye kujya gushopinga, dore ko murumuna we yakundaga ibintu by'imingara ndetse n'ibintu byinshi cyane byo kurya. Bapakiye mu modoka ibintu byinshi cyane, nuko batangira urugendo, dore ko yigaga kure y'aho babaga. Dusime yari yiteguye sister we, yashyushye, dore ko bakundanaga cyane ku rwego rwo hejuru. Mu by'ukuri yaramenyereye ko sister we yizana kandi akamusura buri weekend. Yategereje imodoka ye arayibura. Dusime yakomeje gutumbira aho imodoka zaturukaga baje gusura abanyeshuri. Mu minota mike yabonye imodoka nziza, imodoka itamenyerewe, imodoka itarigeze yinjira na rimwe muri icyo kigo.
Abanyeshuri bose bo muri kampisi barahungabanye, bitegereza iyo modoka idasanzwe. Mu by'ukuri yari imodoka ihenze cyane ndetse ntawapfa kuyigerereza. Abanyeshuri bose bayihanze amaso, bagiye kubona babona hasohotsemo umusore mwiza cyane, umusore muremure w'ibogara, umusore wubatse umubiri, umusore w'imibiri yombi, umusore Yesu we. Buri wese yarasamye. Yaratambutse ajya gufungurira Dushabe. Dusima akibona Dushabe yarirutse ahita ahobera sisita we, aramukomeza ariko arira. Nari nakubuze Sisi, nari nakubuze, nakwanze. Nubwo yari ari guhobera mukuru we arira, ariko ijisho ryari riri kuri Gisa. Yitegereje uwo musore mwiza, ahera hasi agera hejuru, ahita amukunda. Bamaze gusuhuzanya, Dushabe yabwiye sisita muto we, Dusime, narinje kukwereka umukunzi wanjye, mu minsi mike tuzabana. Dusime nawe dore ko yari azi guprofitira mu kavuyo, ahita asimbuka ahobera Gisa, aramukomeza, aramwongorera mu ijwi rituje, uri mwiza shawe, ndagukunze. Nuko bamaze gusuhuzanya, bamuhereza ibyo bamuzaniye byose, ndetse bajya kuganira. Ka Dusime kaganiraga ijisho riri kuri Gisa, mukuru we arabibona ariko ntiyabigira big deal. Mu mutima Dushabe yaribwiraga, uriya murumuna wanjye ntabuze ikintu ari gusotora, araza kumbwira tu. Amasaha yo gutaha ageze, basezera Dusime. Dusime nawe na bwa busazi bwe, bofu, nsigira akanimero tujye tuvugana rwose. Ngaho aho murumuna wa Dushabe yatangiye urugamba rukomeye rwo gupapuza mukuru we. Dusime yatangiye kujya ahamagara Gisa cyane, akamubwira amagambo meza, akamusaba kumusohokana, ibintu bitamenyerewe, ariko Gisa akabikora kuko ari murumuna wanjye. Kenshi Gisa yarambwiraga ngo Dusime yansabye ko dusohokana, ese waboneka tukajyana? Agasanga mfite nk'akazi kenshi, nkamubwira ati oya nimugende musohoke, tuzasohokana ubutaha. Ibintu bigenda bifata indi ntera. Iminsi yari isunitse, ubukwe twari twarapanze igihe kinini buragera. Bwari ubukwe bw'igitangaza, burimo amafaranga n'abantu. Mu gihe bari kuntunganya bamakiya, Dusime nabonaga yimakiya kurusha uko bamakiya. Gusa nabonaga atameze neza, ariko namubaza ntambwire. Mu gihe nari ngiye gufata umwenda w'abageni ngo mwambare, nabonye Dusima ahise awumpapuza. Hoya Sisi, uyu mugabo ntago ari uwawe. Urabizi kuva kera twarakundanye, twaganiraga buri kimwe cyose, nakubwiraga amabanga yanjye, nawe ukambwira yawe. Gusa kuri ino nshuro biratandukanye Sisi, ihangane umumparire, kuko ubu tuvugana ndatwite, kandi ntwite inda ye. Ese urishimira ko umwana wanjye azavuka nta papa? Dushabe akibyumva yikubise hasi, naho ibye byarangiriye. Bagenzi, iri ni isomo ryerekana ko kwizera umuntu bigoye. Kenshi tujya tugira kwizera cyane, tukizera inshuti, tukizera abavandimwe, tukizera umuntu cyane, ariko umuntu ni umuntu, isaha n'isaha yaguhemukira. Twari turi kuri Tessy Media. Niba uri mushya, ibuka gukora subscribe. Niba ufite igitekerezo ushaka gutanga, manuka ahandikirwa comment, ukihandike. Niba hari inkuru wifuza kudusangiza, watwandikira kuri IG cyangwa Feb. Imana ikomeze kubandindira, naho butaha. Ciao ciao.